hamwe mba ndi mu mirimo yo mu rugo narangiza mpita nzamuka ini Sharirene nakumva atavuze nkamenya ko ari ibintu bikomeye. Hanyuma hari ijambo akunda kunsubiza iyo nta kibazo, arambwira ngo mama ngo ndi muzima. Yambwira ngo ndi muzima nkakomeza nkaba mu mirimo yanjye. Abundi umukobwa w'isisa neza koko. Wenda byashobokaga yuko ntari kuba nsa gutya, ntabwo nteye ibirungo byinshi ntabwo bikabije. Byashobokaga yuko ntari kuba mpagaze aha, byashobokaga yuko ndanari kuba ndi muri sekey, atinya no kuva mu cyumba, nari mfite ubwoba. Ko numvaga like nindamuka nteye intambwe nkamanuka ku gasikariye ka mbere birahita birangira umwuka urahita ushira. Nari mfite ubwoba bwo kuva mu cyumba. Buriya uko tuba twicaye abantu baraduhigira, hari umuntu buri gutera agatoki ku kandi ati ntabwo uri buke mu gitondo ntabwo uraba uhari, ariko Imana kuko ari ifite projet yacu kuri twe, niyo mpamvu tuba tukiriho. Ndashima Imana ko ino video yabaye ntabwo nari nzi ko biri bube. Maze igihe mbwira Imana ati it's better yuko ushobora kunyiza ngiye nkigendera. Karabyemeye ko uyu munsi tuba turahangaha si kiriyo sagahinda, ahubwo ni kubw'urukundo n'impuhwe z'Uwiteka Nyiringabo. Amina. Amina. Amen. Tugira ama emotions atandukanye, ariko ndabinginze ntagire uza kugira emotions yo kurira, kuko uyu munsi ni umunsi utazongera kubaho ukundi. Iminsi yawe igatambuka, ariko uyu ni umunsi Uwiteka Nyiringabo yiteguriye mu bumana bwayo. Aravuga ati mu itangiriro haranditse ngo nuko iravuga irema umuntu ngo ase nawe. Haleluya. Ngo nuko irema umuntu mu ishusho yayo. Turaba agaciro gakomeye cyane rero. Ni nayo mpamvu hari byinshi biduhiga, ariko hari byinshi biturwanirira, kuko nta jambo Uwiteka Nyiringabo Imana avuga ngo rihere. Reka tujye mu mwanya wo kwisengesho kugira ngo twinjire mu birori nyirizina byo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Charlene. N'umuhango nishimiye cyane. Umwuzukuru wa Karambizi aravuze ati birabaye. Ndishimye cyane kuko hano turi kumwe na mukecuru wacu, ni iby'agaciro. Bayavuze ati reka mpaguruke nshyigikire uyu munsi. Niyo mpamvu navuze ngo ni umunsi udasanzwe. Mama ni karibu no gusenga. Kageze umwaka Charlene yujujemo amavuko, itariki y'amavuko ye. Mwami Yesu niwe utumye duhurira ahangaha, tugushimiye rero ko wemeye ko uyu munsi twese duhurira hano mu izina rya Yesu. Turakwinze cyane kugira ngo uyu mwanya wowe ubwawe utuzenguruke, utugoteshe umucyo, imbaraga zawe zigotesha rero zigote n'abandi bose. Kandi uyu mwanya Mwami uhagarare musenya imbaraga z'abadayimoni, gora kwa Satani turaguhagaritse, dufashe imbaraga z'uburyo bwose. Kirere cy'abazimu turagihagaritse, duhagaritse imbaraga zose zakorera kurwanya iki kirori, ukubita hasi imikorere ya kuzimu. Redo sayibo de kwa haguruke Mana uturwanirire kandi ugire icyo uremana. Reka abantu bicaye hano bagubwe neza, uko ibirori bitangiye birangirira amahoro mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeye. Amen. Nagira ngo uraho nyamunina nkurireho amatara gato, amatara yose yakureho hasi aze kugaragara urumuri rwa keke rwonyine. Fungurira umuryango kugira ngo Charlene ashyikirizwe gatoye biziza isabukuru y'amavuko n'imyaka 21. Ni ibintu biba bitangaje cyane, ni ubuntu bw'Imana, ni urukundo Imana yamukunze. Uyu munsi yari yarateguwe. 2 gatatu Mama Charlene yadufungurira igikorwa.
itsinda riganiririmba happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday to you, Shailene. Happy birthday to you. Turagukunda cyane. Turagukunda cyane. wow. Turagukunda cyane. Turagukunda cyane. Turagukunda cyane. Shaka nafata kuri keke ye. Turagukunda cyane. Turagukunda cyane. Turagukunda cyane. Turagukunda cyane, Shalene. Turagukunda cyane. Wow. kugira ngo ufate uyu mutobe umpere mama Charlene abanza asomeze umwana n'isabukuru ye y'amavuko n'umunsi utazagaruka mu buzima aba ari ibyo kwishimira cyane. Wakoze byose ntacyo Kugaya akirishimwe kuko amahoro akiramana akirishimwe akirishimwe akirishimwe. imfura na se ngo barangana ahangaha imfura nyina barangana. Ndabivuze genda ubeho. Haleluya. Amina. Amarangamutima yo kureba Abavandimwe ba Charlene baze mama kiri kuri pano kugira ngo nabo bakatane uyu mutima. Okay, gramere. Foto nziza cyane ifite ibisobanuro bikomeye cyane. Je turagaragiwe. Urabona nubwo waba uri mu nzu udafunze hari uwakwinjira. Amina. Oh yari yarabitubwiye. Oh yari amaze mukateri araza wenyuma mico ryari yaruguru wow. Wow, very nice. Okay, baravuga ngo igiceri cyatanze imirizo kiribagirwa reka mbanzeho no kuba nkacyo. Reka dufate iyi foto. Satana mwari. Amen. Tubishora yitwa nawe twatugana twose yenda tubona tugamba dupfe bakaduhuza. Dere bikorwa n'uriya mugabo ufite ibiro byinshi nyamuneka. Byageze no kumunzani banga kumupima gatagira iyo turitsa. Abahanga mu by'ubushakashatsi ne baramenya ibiro bye. Okay. Ibyo niho byimenye ntabwo nje mbiza atanyibasira. Ego ni byiza cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi mfite ibyishimo mudashobora kumva. Abantu tubana umunsi ku munsi nibo babizi. Kandi uyu papi Ndahiro abiziho gatoya. Ariko ababyeyi tubana umunsi ku munsi barabizi. Ubundi mu buzima bwacu
Sharirene yagiye kuzuza umwaka biba bikomeye. Ntabwo Sharirene yuzuza umwaka nkuko abandi umwaka ushira n'undi ugashira hakaza undi. Niyo mpamvu ku munsi wo kuzuza umwaka kwa Sharirene mba mfite amashimwe, niyo mpamvu ndahaguruka n'imbaraga zanjye zose. Ahanini si ugukata keke ngo turye tunywe, oya, uyu munsi uba ari umunsi ukomeye. Nashyize icyubahiro cy'Imana hejuru, mba mfite gahunda yo gushima Imana mu zindi mbaraga zikomeye. Sharirene atangira umwaka, ariko wajya kurangira habura nk'amezi 2 tukagera ahantu tumusezera tubona ko agiye gupfa. Ntabwo turemererwa kubivuga ngo tubishyire ku mugaragaro, ariko wibaze kuba umuntu aba ari hagati yo gupfa no gukira, kugera kuri finali y'uyu munsi ari ijoro ryahise, ari n'uyu munsi habura nk'amasaha 2 kugira ngo ahagarare hano. Haba habaye ibintu bikomeye. Abavandimwe ba Sharirene bo barabizi, noneho tubana ku manywa na nijoro. Naho nahamagara Bucura Ayivani nkamubwira ngo ngwino uvuge kuri Sharirene, yababwira mwese mukumirwa. Gusa mu ijuru dufite Imana, dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana ifite ubushobozi, dufite Imana ifite ubutware, dufite Imana iteye ubwoba. Ntabwo igihe kiragira ngo tubyegeranye tubivuge. Ubu ushobora kwibaza ngo mbese habura amasaha 2 habaye iki, cyangwa ukibaza ngo habura amezi 3 ngo umwaka ushire biba byagenze gute. Ntabwo wabikurura ngo ubyumva, ariko ntituba tukiryama, haba ku manywa haba na nijoro tuba duhangayitse. Sharirene turashimira Imana kubw'imbaraga nyinshi Imana yamukuyeho. Sharirene ni wa mwana mu myaka yatambutse uko uzi umuntu ashobora gucunga uruhinja ngo ajye kureba ko rutiyoroshe, ajye kureba yuko rwiyorosoye cyangwa rwavuye muri beriso rukagwa. Nuko nabanye na Sharirene mu myaka yatambutse. Hamwe mba ndi mu mirimo yo mu rugo, narangiza mpita nzamuka, ini Sharirene nakumva atavuze nkamenya ko ari ibintu bikomeye. Hanyuma hari ijambo akunda kunsubiza iyo nta kibazo, arambwira ngo mama ngo ndi muzima. Yambwira ngo ndi muzima nkakomeza nkaba mu mirimo yanjye. Uyu ni umunsi wababaje shitani n'ikipe bakorana, ariko ni umunsi w'umunezero kuri twebwe. Hanyuma soza kugira ngo ntabatindira cyane, ndabanza gushimira mama wanjye. Mama wanjye ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha. Ndashimira abasaza banjye, Imana namwe baha umugisha. Hari n'abavandimwe banjye batabashije kugera hano kubera ibibazo bitandukanye bagize bagiyemo. Ndishimye kubw'uyu munsi. Sharirene wanjye, I love you. Amina, amina. Abadafite ishyari mu bwenge, amina, amina. Itsinze, itsinze, itsinze irahari mutima wetuza. Itsinze, itsinze, itsinze irahari mutima wetuza. Itsinze y'ubuzima, itsinze, itsinze, itsinze yawe Mana. Itsinze, itsinze, itsinze irahari mutima wetuza. Itsinze
aka karirimbo aho narindi byari bikomeye, hanyuma nongeye kwishimira abatumirwa bacu. Ni ukuri mbikuye ku mutima, ndabashimiye cyane. Baje aha famiye yanjye, abashuti, mwakoze cyane. Nabo tutari tuzanye ni munyamwaje, Imana ibamugisha. Na papi ndamushimiye, yayoboye ino bindi neza, yabiyoboye neza, ibintu biri classic, buri wese mwana mwabibonye. So kuri njye ndumva ntacyo ushaka gusaba Imana, ndumva ashaka kuyishima. Ibyo kuyisaba birahari byinshi, ariko for right now ndumva ashaka kuyishima. Yaranginze, yampaye ubuzima. Burya igiti kugira ngo gihagarare kibe igiti, haba habaye ifumbire, imizi yaba iri mu giti, amazi yatuma icyo giti gikura. Igiti ni kiba igiti kuko ari igiti, kiba igiti bitewe n'ibyagikujije n'umumaro gitanga. Ntabwo ndi umukobwa wabisisa neza koko. Wenda byashobokaga yuko ntari kuba nsa gutya, ntabwo nteye ibirungo byinshi, ntabwo bikabije. Byashobokaga yuko ntari kuba mpagaze aha, byashobokaga yuko nari kuba ndi muri sekey, byashoboka yuko ntari kuba ndi guhumekera mu byuma, ariko uyu munsi ndiho meze neza, ndakomeye. Niyo mpamvu uyu munsi mwese mwateraniye aha ngaha. Ni ibintu bivuze ikintu kinini, ni igisobanuro kinini cyane. Aba ladies n'aba gentlemen mwese muri aha ngaha, kandi biyubashye, ni ibintu bishimishije. Ubuzima buratugora, ubuzima buguha ups na downs, ubuzima buduha impamvu nyinshi zo kuva ku bintu, ubuzima buduha impamvu nyinshi zo kwiyanga tukitererana, ubuzima buduha impamvu nyinshi zo gutererana abo twakunda, ubuzima buduha impamvu nyinshi mbi zitwereka yuko kuba turiho nta kintu bivuze, yuko kuba turiho nta mumaro dutanga. So izo mpamvu ubuzima bwagiye buzima kenshi, like umukobwa mukuru ushobora kwandurura, ntacyo kimwe ushobora gukora, ntiwajya ku ishuri, juste ni mu buriri, muri dushe no kurya. Kandi ku muntu uba waramenyereye gukora biragora. Ubuzima bwamaye izo mpamvu nyinshi, ariko ubuzima nibuguha izo mpamvu nyinshi. Twese dufite amateka atandukanye, twese dufite ubuzima tunyuramo butandukanye. Ubuzima nibuguha izo mpamvu, ujye ubuha impamvu imwe yonyine yatumye utava ku bintu. Ku myaka ya 30 ufite, ku myaka ya 40 ufite, ku myaka ya 50 ufite, waranyuze muri byinshi ukabisavayivinga. At the end of time, at the end of day, urongera ukarabagirana. Ujye ubona ukuntu ururabo rwumagara, ukarushiramo amazi, ejo ugasanga rurasa neza, ruratoshe. Niko natwe tumeze. Abantu mwese mwaje aha ngaha, nimugera mu bihe bikomeye, Imana mbifurije ijye ibaba hafi, ijye ibaha kuba inshuti zanyu kurusha uko muri inshuti n'abandi bantu. Ibintu byaramfashije cyane kuko njye ntabwo ndi sociable, like kuba ninteractingana n'abantu benshi, kwa kundi abakobwa nasohotse, nagiye hari apati na just home n'abandi bantu bake cyane. Kuba inshuti yanjye rero cyane kurusha uko ndi inshuti n'undi muntu byaramfashije cyane. Koze muri bakuru, abasaza n'abakecuru murakoze. Of course muzajya mugenda mubikenera. Rero ndashima Imana imbaraga yantanzeho, kandi ndizera yuko atari iz'ubusa. Before yuko byanjye ibaze nari nanabizi ko nyine ari anniversaire yanjye, ariko numvaga ntabishaka, nanatinye no kuva mu cyumba, nari mfite ubwoba ko numvaga like nindamuka nteye intambwe nkamanuka ku gasikariye ka mbere birahita birangira, umwuka urahita ushira. Nari mfite ubwoba bwo kuva mu cyumba. Buriya uko tuba twicaye abantu baraduhigira, hari umuntu buri gutera agatoki ku kandi ati ntabwo uri buke mu gitondo, ntabwo uraba uhari. Ariko Imana kuko ari ifite projet yacu kuri twe, niyo mpamvu tuba tukiriho. Ndashima Imana ko ino bidi yabaye, ntabwo nzi ko biri bube. Maze igihe mbwira Imana ati it's better yuko ushobora kunyiza ngiye nkigendera, ntabwo nzaguteraho itiku ngo sinize amashuri yanjye nshaka, ngo sinashatse umugabo, ngo sinakoreye mama ibi n'ibi ngibi. Shiste wowe nyeza unjyane, I'm tired. Kuko hari igihe urwana ukumva urananiwe, ariko Imana iyo iri mu ruhande rwawe ushoboza kurwana ibintu byose kandi ukabasha kubicaho.
barakoze cyane. Abavandimwe banjye badahwema ndabarushya, hagiye bameze nka kabucura nyine kubera situation ndimo, ariko ntabwo bajya banyireba, ntawunserereza, barankunda. Hagiye nicanga avuga se ndi imfura y'uyu muryango cyangwa se ndi imfura ndi bucura. Ariko ndabashimiye aho bari hose, aho bicaye, musaza wanjye w'ikibogari, na ka sister kanjye, ndabashimiye bose ko bakomeza bakankunda. Urukundo rwabo nibwo rutuma at least mbyuka mu gitondo nkumva mfite courage. Ndashimira n'abandi bashuti banjye bari aha ngaha bose, mwarakoze cyane. Ndashimira nyine n'Imana of course, ndayishimiye cyane. Ndashimira sogokuru wanjye ntabwo ahari, ni inshuti yanjye, ni sheri wanjye, ni byose byanjye ntabwo ahari, nawe ndamushimiye. So ndashimira rero wagize uruhare wese kugira ngo, ndashimira Imana kandi uramubaza iki? Ndashimira Imana, ndashimira rero buri muntu wese wagize uruhare rwo kugira ngo mbe ndi hano. Ikindi nabwiye Imana ngo ndaza kugushima nimbasha kuhamagaza aha ngaha mu gitondo, umutima wamfashe guhumeka birananira. Nari nabwiye Imana ati basi ndamuke, I know nari mbizi ko like uno munsi nari bugeze, ndabibwira ati basi umbabarire untware cyangwa se umwuka unshiremo, ariko namaze gukata ka keke kanjye nanakariye, n'agakanzu kanjye nakambaye, n'utuntu twanjye natwise. So ndashima Imana rero ko atari uko byagenze, mpagaze aha ngaha ndi muzima kandi mpumeka. Ndagura ntabibanza ndagura mbabwiratane, ariko nayujuje kandi ari abantu batashakaga ko nyuzuza. Nayujuje na 22 nzayuzuza n'indi myinshi. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha kandi ikomeze kumukuza ndetse no kumwagura no kumurinda muri byose. Turimo gusenga, Imana ibitubwiraho. Shayirani aravuga ati kandi ati ino anniversaire igomba kuba irimo na DVY. Amen. Ni byinshi cyane. Nshimye Imana kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kuko twari ibi nari mbizi ko tuzahurira. Yego. Kuko kutari baranda. Oya. Icyo gihe nari kuba nisi Imana inyabinyoma. Ariko byaravuze ngo kugira ngo mbaye ikimenyetso cy'uko n'ibyo mvuganye namwe bizashika, hazaba hari DVY. Ntacyo gupfa ubusa kibaho ku Mana. Imana ishimwe cyane rero. Tugeze mu mwanya ndagira ngo ibintu byose tubitwarire mu gihe umwe kugira ngo tuze kwicarira rimwe, byo kurya birahari, byo kunywa, ariko abari muri protocole baba bahereza abantu icyo kunywa. Abari muri protocole baba bahereza abantu icyo kunywa. hanyuma iyi mpano, iyi ni impano mpaye Sharirene. Ubundi urabizi ibyo muri uru rugo byose turabisangiye, ni ibyacu, ariko iri jambo, iyi Bibiliya nguhaye ni impano nguhaye. Iri jambo ry'Imana uzarisome, niryo ryadusindagije, niryo ryatubereye uburinzi, niryo ritumye tugeza amagingo aya. Ntabwo ari amashuri, urabizi ayo nize, nta kintu na kimwe usibye iri jambo. Iri jambo ndarikugabiye, kandi narikugabiye nkigutwite, ariko ubu ngubu umenye ubwenge. Rizakubera umushorera, rizakubera umurinzi, uzaryibuka uko bwije n'uko bukeye. Ugasoma agapapuro gato. Sibyo se? Ugasoma agapapuro gato. Ndagira bakomeze kuri ariya meza ateguye neza.